Bakunzi ba Judgment Truth Victory, ndabasuhuje, ndanezerewe aka kanya. Ubuntu n'amahoro bituruka ku mwami bikomeze kubana nawe. Njyewe uri kumva, amazina nitwa Urinzwe n'Imana Faustin, nkaba nkuhaye ikaze kugira ngo muri uyu mwanya Imana ivugane n'imitima yacu. Rero muvandimwe, igitabo cyitwa Bibiliya ni uruhurirane rw'ibitabo 66. Iki gitabo rero cyahumetswe n'Imana binyuze mu bahanuzi bayo batandukanye. Kubera iki Imana yabyandikishije? Byari ukugira ngo umuntu w'Imana abe ashyitse afite ibimukwiriye byose. Niyo mpamvu rero nafashe gahunda yanjye kugira ngo kandi yanyu kugira ngo turusheho guhuza. Ubwo nahihaga gahunda yabyanditswe ngo aho twahereye mu gitabo cy'Itangiriro ndetse tuzageza mu gitabo cy'Ibyahishuwe. Rero tuzifashisha ibitabo bitandukanye by'umwuka w'abahanuzi, harimo abakurambere n'abahanuzi, harimo abahanuzi n'abami, harimo inama zigirwa itorero, harimo kugana Yesu, abahirwa ni bande, uwifuzwa ibihe byose, Daniel n'Ibyahishuwe, ibyakozwe n'intumwa. Ibyo byose tuzabyifashisha kugira ngo twumve neza icyo Imana yagiye yandikisha. Ariko nubwo tuzagenda tugenda umurongo ku wundi mu byanditswe byera nk'uko nabikubwiye, nzi neza yuko niyo tutakoresha ibyo bitabo tukemera guca bugufi tukigishwa n'Imana, nzi yuko tuzakuramo icyatugira umumaro. Ariko nanone nitubikoresha nanone tuzarushaho kunguka ubundi bumenyi, kandi tuzaba twubatse ku rufatiro nyakuri, kubera ko rufatiro nyakuri ni Yesu Kristo. Kandi byanditswe cyangwa Bibiliya ingana n'Imana ubwayo, kubera yuko iyo igihugu gitoye itegeko nshinga kikarishyiraho, hanyuma abaturage ndetse n'ibindi bihugu bikararikirwa kubahiriza iryo tegeko nshinga, biba bivuze ngo igihugu kirahari kandi umuyobozi uba uriho aba agomba gukomeza iryo tegeko nshinga. Niyo mpamvu rero Imana yandikishije ijambo ryayo, iduha amategeko yayo ngo tuyagendereho, iduha ibyanditswe byera ngo bituyobore kugira ngo bigorore imico yacu itagenda neza. Niyo mpamvu rero mu gihe tuzaba turi no kwiga ijambo ry'Imana, tuzaba turi kugira ngo Imana iyobore intekerezo zacu kandi igorore imico itaboneye. Rero niyo mpamvu uwumva amagambo yose y'Imana aba yubatse kuri Kristo, kandi ubatse kuri Kristo ntazatemanwa n'umuraba uwo ari wose. Niyo mpamvu nkwifuriza kugira ngo twese tubashe kubaka kuri Kristo, kandi Kristo niwe buye rizima rikomeza imfuruka. Nyemerera mbere yuko dukomeza tubanze dusenga Imana. Data wa twese uri mu ijuru, uradukunda, turabizi neza kutwitaho, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugiye kwiga ijambo ryawe, uvugane n'imitima yacu, uduhe gukuramo ibyatugira umumaro, maze ubwo ugiye kuza tuzabane mu bwami bwawe. Abana bawe bateze amatwi, ukomeze kubabera byose, ukomeze kubabera nyambere, kandi ubwo ugiye kuza tuzabane mu bwami bwawe. Imico yacu irushaho kugorwa n'ijambo ryawe, kandi uduhe kumva ndetse no kumvira, bisabye nizeye mu izina rya Yesu, amen. Rero muvandimwe nshuti, uyu munsi tugiye kwigana icyigisho gifite umutwe uvuga ngo izina ni ryo muntu. Izina ni ryo muntu. Kubera iki nise umutwe w'amagambo tugiye kuganira gutyo? Ahari tugiye kureba igice cy'Itangiriro cya 27. Abafite Bibiliya mu murambure, Itangiriro igice cya 27 niho tugiye kurebera hamwe, maze turusheho gusobanukirwa. Rebeka yoshya Yakobo kuriganya se. Isaka ashaje, amaso yamaze kuba ibirorirori, ahamagara imfura ye Esawu ati, mwana wanjye. Aritaba ati, karame. Aramubwira ati, dore ndi umusaza, sinzi igihe nzapfira, none ndakwinginze enda ibyo uhigisha, ikirimba cyawe n'umuheto wawe, ujye mu ishyamba umpigireyo umuhigo, untekere inyama ziryoshye nk'izo nkunda, uzinzanire nzirye, mbone kuguhesha umugisha ntarapfa. Rebeka yumva Isaka abwira umwana we Esawu. Esawu ajya mu ishyamba guhiga ngo ahigurire se umuhigo. Rebeka abwira Yakobo umwana we ati,
numvise so abwira Esawu mwene se ati mpigurira umuhigo untekere inyama ziryoshye nzirye nguheshereze umugisha mu maso y'Uwiteka ntarapfa. Nuko none mwana wanjye nyumvira wumvira ibyo ngiye kugutegeka. Jya mu mukumbi unzanire abana b'ihene beza 2, nanjye ndabatekera so babe inyama ziryoshye zimeze nk'izo akunda. Nawe uzishyire so azirye aguheshe umugisha atarapfa. Yakobo asubiza Rebeka nyina ati dore Esawu mukuru wanjye ni icyoya, njyeweho umubiri wanjye ni umurembe. Ahari data yankorakora akamenya ko ndi umuriganya, nkizanira umuvumo mu cyimbo cy'umugisha. Nyina aramubwira ati mwana wanjye umuvumo wawe uburi njye ubaho, nyumvira gusa ugende unzanire. Aragenda arazizana aziha nyina. Nyina ateka inyama ziryoshye nk'izo se akunda. Rebeka yenda imyambaro myiza ya Esawu imfura ye iyo yari afite mu nzu, ayambika Yakobo umuhererezi, kandi ashyira impu zabo bana b'ihene ku bikonjo bye no ku ijosi rye aharembekereye. Aha umwana we Yakobo za nyama ziryoshye yatetse n'umutsima yavuze. Yakobo ahabwa umugisha na se. Umurongo wa 18 ubwo niho tugeze. Ajya aho Sari aramuhamagara ati data. Aritaba ati ndakwitaba urinde mwana wanjye. Yakobo asubiza se ati ndi imfura yawe Esawu, nkoze ibyo wantegetse. Ndakwinginze byuka urye ku muhigo wanjye kugira ngo umpeshe umugisha. Isaka abaza umwana we ati niki kiwukubonesheje vuba utyo mwana wanjye? Aramusubiza ati nuko Uwiteka Imana yawe impaye ishya. Isaka abwira Yakobo ati mwana wanjye igira hino ndakwinginze ngo ukorakore menye yuko uri umwana wanjye Esawu koko cyangwa ko utari we. Yakobo yegera Isaka se aramukorakora aravuga ati ijwi ni irya Yakobo ariko ibikonjo ni ibya Esawu. Ntiyamenye uwo ari we kuko ibikonjo bye biriho ubwoya bw'ibya mukuru we Esawu, nuko amuhesha umugisha. Aramubaza ati uri umwana wanjye Esawu koko? Aramusubiza ati ndi we. Aramubwira ati wunyegereze nanjye njye ku muhigo w'umwana wanjye kugira ngo nguheshe umugisha. Arawumwegereza ararya, amuzanira vino ashozaho. Se Isaka aramubwira ati mwana wanjye nyegera unsome. Aramwegera aramusoma, yumva impumuro y'imyambaro ye, amuhesha umugisha ati impumuro y'umwana wanjye imeze nk'iy'umurima Uwiteka yahaye umugisha. Nuko Imana iguhe ku kime kiva mu ijuru no ku mwero w'ubutaka n'imyaka y'impeke myinshi na vino nyinshi. Amoko agukorere, amahanga kwikubita imbere, utware bene so bene nyoko bakwikubita imbere. Uzakuvuma wese avumwe, uzakwifuriza umugisha wese awuhabwe. Tugeze mu itangiriro rya 27 umurongo wa 30. Isaka arangije guhesha Isaka umugisha, Yakobo akiva mu maso ya Isaka se, Esawu mukuru we arahinguka, nawe ateka inyama ziryoshye azizanira se. Abwira se ati data byuka urye ku muhigo w'umwana wawe kugira ngo umpeshe umugisha. Isaka se aramubaza ati urinde? Aramusubiza ati ndi umwana w'imfura Esawu. Isaka ahinda umushyitsi mwinshi cyane ati ninde wahize umuhigo akawunzanira nkaba nariye kuri byose utaraza nkamuhesha umugisha kandi koko azawuhabwa? Esawu yumvisha amagambo ya se aboroga umuborogo mwinshi w'umunyamubabaro. Abwira se ati njye nanjye mpesha umugisha data wambyaye. Aramusubiza ati murumuna wawe yazanye uburiganya, yiba umugisha wawe. Aramubwira ati Yakobo ni Yakobo koko, izina ni ryo muntu. Ubu ni ubwa kabiri andiganya, yankuyeho ubutware, dore none ankuyeho n'umugisha.
arongera aramubaza ati nta mugisha wansigiye? Isaka asubiza Esawu ati dore namuhaye kugutwara na bene se bose, nabamuhaye kuba abagaragu be, kandi namugaburiye vino n'imyaka y'impeke. Nagukorera iki mwana wanjye? Esawu abaza se ati nta mugisha n'umwe unsigiye data? Njye nanjye mpesha umugisha data. Esawu ariruka araturika ararira. Isaka se aramusubiza ati ubuturo bwawe buzabe kure y'umwero w'ubutaka, buzabe kure y'ikime kiva mu ijuru. Inkota yawe ntizakubeshaho, kandi uzakorera murumuna wawe, kandi nugoma azagukuraho uburetwa yagushyizeho. Esawu ashaka kwica Yakobo. Esawu yangira ko umugisha se yamuhesheje. Esawu aribwira ati iminsi yo kwiraburira data iri bugufi, nibwo nzica murumuna wanjye Yakobo. Babwira Rebeka amagambo ya Esawu imfura ye, atumira Yakobo umuherereza aramubwira ati dore mukuru wawe Esawu agiye kwimarisha agahinda wamuteye kukwica. Nuko rero mwana wanjye nyumvira, haguruka uhungire i Harani kwa Labani musaza wanjye, umarane nawe iminsi itari myinshi, ugeze aho uburakari bwa mukuru wawe buzashirira, ugeze aho inzika ya mukuru wawe izakuviraho akibagirwa ibyo wamugiriye, maze nzamara kugutumira ugaruke. Niki cyatuma mbapfushiriza rimwe mwembi? Rebeka abwira Isaka ati ubugingo bwanjye burambiwe b'abahetikazi. Yakobo yarongora umuhetikazi nk'abandi, ubugingo bwanjye bwamarira iki? Muvandimwe, ahangaha nsomyemo ingingo nyinshi zitandukanye, ariko muri iki gice maze gusoma ndimo ndagira ngo dutekereze turebe. Nsomyemo ibice bitandukanye. Tubonyemo igihe Yakobo yabwirwaga na nyina ibyo se yari amaze kubwira Esawu. Hanyuma tubona binagera mu bikorwa, tunabona Yakobo ahabwa umugisha, tunabona nyuma uriya mugabo Esawu aje asanga umugisha wamaze gutangwa. Arangije aravuga ngo izina ni ry'umuntu, Yakobo ni Yakobo koko. Buriya Yakobo ni izina rikomeye cyane risobanuye uburiganya, ariko uko tuzagenda tujya mbere tuzabona yuko Yakobo yahinduriwe izina. None se muvandimwe, ahangaha izina risobanuye iki? Mu muco nyarwanda ubundi izina ni password cyangwa umubare w'ibanga. Iyo rero umubyeyi akwise izina, hari ibyo aba yifuza ko uzakora, cyangwa hari ibyamubayeho aba atekereza biba bizamufasha mu buzima bwe. Rero izina ni ikintu gikomeye cyane. Ni nayo mpamvu bavuga ngo uso iyo akwanze akwita nabi. Muvandimwe rero, muri iki gice ndimo ndagira ngo turambure amaso turebe ese twakigiramo iki. Ikintu cya mbere nakigiramo, ikintu ndahera ku magambo dusorejeho. Ese izina ryawe risobanuye iki? Izina ryawe risobanuye iki? Ahangaha ndimo ndagira ngo twihute tujye mu izina rusange ririho muri iki gihe, izina rusange ry'abakristo. Kubera iki Imana yashyizeho abakristo? Kubera iki Imana yemeye ko umuntu abwiriza ubutumwa? Ndimo ndagira ngo nkusomere amagambo ari mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa page 88, hanyuma wumve. Imana ntihitamo abamarayika batigeze gucumura ngo bayihagararire mu bantu. Biri kumvikana, Imana ntabwo yigera ihitamo abamarayika
batacumuye ngo bahagararire mu bantu, ahubwo ihitamo abantu basanzwe bameze nk'abo bashaka gukiza. Muvandimwe, Imana ihitamo abantu basanzwe bameze nk'abo bashaka gukiza. Kristo yambaye umuntu kugira ngo abashe gushyikira inyokomuntu. Umukiza wambaye ubumana n'ubumuntu yari akenewe kugira ngo azanire isi agakiza. Nanone kandi abagabo n'abagore bagiriwe icyizere kizira amakemwa cyo kubwiriza ubutumwa bwiza bw'ubuntu bwa Yesu Kristo butarondoreka. Muvandimwe, Imana yagiriye icyizere abagabo n'abagore maze kugira ngo babashe gukiza bene wabo, babashe gukiza abanyabyaha bagenzi babo. Ariko uyu munsi wa none ndimo ndagira ngo twihute tujye mu nkomoko y'ijambo abakristo, tujye mu nkomoko y'izina abakristo. Igihe intumwa zabwirizaga ubutumwa, nyuma igihe Kristo yari amaze kujya mu ijuru hakurikiyeho akarengane, maze intumwa zikwira imishwaro cyangwa zikwira hirya no hino, maze zigeze muri Antiyokiya. Abantu baho wari umujyi mwiza ukomeye cyane, ariko abantu bitegereje ibyo intumwa zakoraga, maze abo bantu bo muri Antiyokiya bita abigishwa abakristo. Reka mbasomere amagambo ari kuri paje 101. Muri Antiyokiya niho abigishwa bitiwe abakristo bwa mbere. Muzabisoma mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 11. Mukomeze mugere mu gice cya 13 umurongo wa 3. Aho ngaho niho bwa mbere muri Antiyokiya, mu mujyi wo muri Antiyokiya wari ugezweho cyane, niho abakristo bitiwe izina bwa mbere. Rero Imana niyo yabahaye iryo zina ry'abakristo. Iri niryo zina rya cyami rihabwa abantu bose biyeguriye Kristo. Iri ryo zina rikomeye cyane ryahawe abantu bazakizwa ku bw'agakiza. Muvandimwe rero, niba iri zina ryarahawe abantu bose bakiriwe agakiza, none koko izina ryawe niryo koko? Ndagira ngo nkuhe umukoro, ugende usome mu Baroma igice cya 2 ku murongo waho wa 24. Hari amagambo avuga ngo wigisha abandi gusambana nawe ugasambana, wigisha abandi kwiba ngo nawe ukiba, ariko ngo izina ry'Imana ritukwa ku bwanyu. Rero muvandimwe, Yakobo ibye byararangiye hakurikiyeho ibyawe. None se muvandimwe, izina ryawe koko ubona koko izina ry'ubukristo ari ryo zina ryawe? Uwiteka kugire neza, aguha izina nyakuri, kandi witwe izina rigukwiriye, maze Kristo ubwo agiye kuza tuzabona ubwami bwo mu ijuru. Ikindi nigiyemo muri iki gice, nigiyemo ko nta murimo w'abakobwa nta n'umurimo w'abahungu, kuko turabona ko Esawu yagiye guteka akazanira se umuhigo. Ubwo icyo ni icyigisho dushobora gukura ni icyigisho dushobora kwigisha abana bato mu muco nyarwanda, aho baba bashyiragaho ikintu cyo kuvangura, ariko icyo dushobora kwigiramo nuko n'umwana mutoya nawe w'umuhungu, cyangwa yaba ari umusore cyangwa yaba ari iki umuntu mukuru, ashobora nawe gufata inshingano zo guteka kandi urugo rukamererwa neza. Ikindi nigiyemo ko ntabwo ugomba gutanga umurage ari uko ugeze mu zabukuru utakibasha kureba, kubera yuko iyo Isaka aza kuba areba ntabwo aba yarakoze amakosa ameze kuriya, kubera ko muri biriya bihe bya kera umwana w'imfura, umwana wa mbere yahabwaga umurage wo kuzatwara bene se, akaba imfura, akaba umuntu ukomeye wo mu muryango, akagira icyo amara. Ariko uko ibihe byagiye biha ibintu byagiye bita umurongo. Rero nawe nutanga umurage, ujye utanga umurage ukireba, kandi ikindi nigiyemo ni ukutarutisha abana.
Rero muvandimwe, niba nawe hari ikintu wungukiyemo, niba nawe hari ikintu wumva cyagufashije cyangwa cyagufashije muri iki gice, ushobora kutwandikira muri komenti, cyangwa niba hari ikindi kintu watubaza watwandikira muri komenti kugira ngo turusheho kubisangira. Reka nkwifurize amahoro n'imigisha biva ku Mwami. Uwiteka akugirire neza mu izina rya Yesu, amen. Dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, uri data wa twese, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Tubonye neza yuko waduhaye izina ryiza ry'Abakristo, nyamara harimo bamwe batukisha izina ryawe. Mbasabiye umugisha wawe. Iyi si turimo y'iterambere ni byiza, ni iby'agaciro, turanagushimira ko waduhaye ubwenge, ariko ndakwinginze ongera uduhe ubwenge bwo kumenya guhitamo ibyiza, maze uturinde ibibi, maze ubwo ugiye kuza tuzabane mu bwami bwawe. Ukomeze ufashe abarwayi, imfubyi n'abapfakazi, buri muntu wese n'uburyo agukennye, ukomeze kumubera igisubizo. Reka ibyo ushaka n'ibyo ushima ubiduhere ubuntu mu izina rya Yesu Kristo, amen. Rero umukunzi wa Judgment Truth Victory, niba ufite igitekerezo nk'uko nabikubwiye wakandika muri comment, ariko nanone ntiwibagirwe gukora subscribe cyangwa gusangiza ku nshuti zawe niba wumva ibyo ari byiza cyane. Hanyuma ikindi, ndifuza ko twajya tubana umunsi ku wundi, kandi aho bitari kugenda neza dukeneye ibitekerezo byanyu kugira ngo birusheho kugenda neza. Uwiteka arakomeze kubaha umugisha kandi akomeze kubabera byose. Njyewe mwumva kandi mwari muteze amatwi ni Urinzwe n'Imana Faustin kuri Judgment Truth Victory. Uwiteka akomeze kubabera byose.